nibyo mubwira umugabo ashobora kureba akavuga ati uriya we noneho uriya mukongomani wamutura ariko mbega umugabo waba ubwoko uriya mukongomani ariko umugore ntabwo ari ibyo atekereza umugore ashobora gutekereza akavuga ngo uriya mugabo nkunda ukuntu amvugisha ukuntu anyiruka inyuma ukagikunda se abagore mukunda ibintu bisekeje kabisa nibyo bidushimisha ega dukunda gukundwa njye naremewe gukundwa ntabwo naremewe gukunda icyo nsabwa ku mugabo ni ukumwubaha nta kumukunda oya ntabwo twikunda biriya bintu rega nizere ko utagenze kuri mindset ya bible umugabo mu byavuzwe ko umugore ugandukira umugabo ukweretse ko agukunda kurusha ibindi bintu byose abagabo ntabwo mubikunda bizwi n'umugabo ufite umugore wamwiteretse akamubwira ati wa mugabo bitewe n'uko maze igihe ngukontorora nkugenzura ndeba ibintu ukora ibikorwa byawe imitekerereze yawe ukuntu upanga ibintu ukuntu wubaha abantu njye ndumva twakundana hanyuma se niwe ugiye gushaka twe turashaka none se wugira iki wowe ntushaka se njyewe njye mpitamo haba gushaka nerega ntabwo haba gushakwa iyo umuntu aje nshaka ndamureba nkamwigizayo urabona ukuntu scrollinga muri phone ntakuzamura nkavuga next nuwa kabiri akaza ukagera uvuga uti aha nkavuga ati ahangaha ariko niba uba waje kunshaka uba wamushatse nawe umuntu ushaka gushaka utamushaka bigakunda uzi couple ziri hano hanze bakubwira ngo uriya mukobwa yitereteye umuhungu uzi kugira umuhungu ajye kumwemera nuko aba yarabuze umwemera hano hanze ubu nta muhungu watereta Sandra njyewe nyine ukamubona ukavuga uti imana yanjye ibi ni ibiki oya uva nsanga nkabona uri ibyo nkeneye ndakuguyaguye agenda urakoza cyane nibyo ngibyo navugaga none se yoya nuko biteko gutereta ariko nicyo ngicyo ubukoze ni ukuvuga ngo umutipe uramubonye aravuze uti noneho umugore wa King James ibi bintu ntabwo nakwemera ko bincika ngomba kuvuga ijambo umutipe aramubwira ko umukunda nabimubwira ko yabanje kubimenya ugapfiramo ukavuga uti ushobora gusanga umutipe adatekereza yuko wabyemera reka wowe n'umusitari urumva ikibazo Sandra byari byose afite abahungu benshi kabisa reka nicyo twibera inshuti ntabwo nabikubwira ahubwo nakwereka ko byakunda hari n'igihe umutipe rero nawe bakwereka akabona ariko ntubona kabisa ngenda ndabona maze nongeraho n'utuntu ngenda ndabona ahubwo ngewe nkubonye nkabona ufite ininye binira ikibazo